Reka twongere tubahe ikaze tubasuhuze aho muri hagiye hatandukanye, turabizi ko mudukurikira muri benshi ababasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, baba bari mu Rwanda ndetse no hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Reka tubahe ikaze kandi tubasuhuza cyane ngo amahoro y'Imana abane namwe. Rero iyi channel nk'uko mubibona ni Ubuzima TV show, abahageze bwa mbere murabibona ndetse nabo dusanganywe murabimenyereye. Rero tubagezaho ibiganiro bitandukanye byiza bimaze kugenda bifasha abantu batandukanye, nk'uko tubona ubutumwa bagenda batwoherereza butugeraho butwereka ko mudukurikira cyangwa se badukurikira ari benshi, kandi bakaduha n'ibitekerezo cyangwa se n'ibibazo bifuza ko twagenda tuganiraho. Rero ni ikaze kuri buri wese udukurikiye muri kano kanya, ndetse tunabibutsa ko niba hari umushya ugeze kuri iyi channel yacu bwa mbere, ashobora kureba ahanditse subscribe cyangwa s'abone, hanyuma agakandaho. Aba ari inkunga ikomeye uduhaye, kandi biba bizanakorohera ubutaha mu gihe dushyizeho ikiganiro kikakugeraho mu buryo bukoroheye cyane bitakugoye. Rero uyu munsi twaguteguriye ikiganiro cyiza cyane abantu benshi bakunze kwibaza ikibazo kigira kiti ese birashoboka guhitamo igitsina cy'umwana uzabyara? Iki kibazo rero kibazwa n'abantu benshi. Twahisemo kubavira imuzi ibisobanuro bigiye bitandukanye ndetse n'ibyegeranyo kuri iki kibazo, kugira ngo abantu batandukanye tugende turushaho gusobanukirwa. Rero reka dutangire dukomeza n'ikiganiro twabateguriye cy'uyu munsi. Guhitamo igitsina cy'umwana uzabyara kuri ubu birashoboka cyane rwose. Hari uburyo bwitabazwa mu mavuriro akora ibijyanye n'uburumbuke. Nubwo ubu buryo bwizewe neza 100%, ariko burahenze, si ubwa buri wese. Inkuru nziza rero ni uko hari uburyo busanzwe ushobora gukoresha ukaba wahitamo igitsina cy'umwana wifuza kubyara. Ubu buryo bwakoreshejwe imyaka myinshi cyane, gusa ntibwizewe 100%. Bishobora kuba cyangwa ntibibe, gusa nta byinshi bigusaba. Ni nayo mpamvu rero utabura no kubugerageza. Guhitamo igitsina cy'umwana uzabyara mu gihe abashakanye bakoze imibonano mpuzabitsina, amahirwe yo kubyara umuhungu cyangwa umukobwa abangana. Kwifuza igitsina runaka biterwa n'impamvu zigiye zitandukanye. Urugero twavuga umuco runaka, aho usanga umwana w'igitsina runaka ari we benshi bashyira imbere. Ku babyaye abana b'igitsina kimwe bakaba bifuza n'ikindi gitsina. Ku bashaka kwirinda indwara zimwe na zimwe z'agakoko zibasira igitsina runaka. Impamvu iyo ari yo yose wakwifuza igitsina runaka, tubibutse ko umugore atari gutanga igitsina, ahubwo kubyara igitsina runaka biterwa n'umugabo, kuko umugore we yakira gusa. Ubusanzwe rero umugore agira koromosome cyangwa se udutwaramurage. Ugenekereje mu Kinyarwanda, utu duce nitwo tugena igitsina ndetse n'imiterere y'uwo mwibarutse. Ni ukuvuga ko umugore agira koromosome XX, naho umugabo akagira koromosome X na Y. Iyo X y'umugore ihuye na X y'umugabo babyara umukobwa, naho X y'umugore yahura na Y y'umugabo bakibaruka umuhungu.
Uburyo busanzwe ushobora guhitamo igitsina cy'umwana uzabyara ni ubu bukurikira. Ku mwanya wa mbere, igihe mukoreye imibonano mpuzabitsina, intangangabo zivamo umukobwa, ubwo ni zimwe za X, zirakomeye cyane kandi zishobora kubaho igihe kirekire mu gihe mukoze imibonano mpuzabitsina iminsi mike mbere y'uburumbuke cyangwa se ovulation. Noneho mukifata ntimwongere gukora imibonano mpuzabitsina, amahirwe yo kubyara umukobwa ariyongera kuko akenshi intanga zizavamo umuhungu ziba zapfuye. Intangangabo zivamo umuhungu, ubwo ni ukuvuga iza Y, ziroroshye cyane gusa zirihuta cyane zikaba zagera ku ntangangore vuba. Gukora imibonano mpuzabitsina ku munsi w'uburumbuke bizakongerera amahirwe yo kwibaruka umuhungu. Ibi ni ibyavumbuwe na Dogiteri Landrum muri Amerika mu myaka ya za 60. Ubu bushakashatsi bwe bwuzuzanya n'ubwari busanzweho bwo kureba ururenda rwo mu gitsina cy'umugore. Iyo rweruruka kandi rworoshye byongera amahirwe yo kubyara umuhungu, mu gihe rukomeye cyane kandi rufashe byongera amahirwe yo kubyara umukobwa. Ku mwanya wa kabiri rero turahasanga kwifata k'umugabo iminsi mike mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo bashakanye. Kumara byibuze iminsi mike udakora imibonano mpuzabitsina byongera amahirwe yo kubyara umuhungu kuko intangangabo ziyongera bitewe no kudakora nyine imibonano mpuzabitsina. Uko ziyongera niko intanga zitanga umuhungu arizo ziba nyinshi kurushaho, bityo amahirwe yo kubyara umuhungu akaba ari hejuru kurusha umukobwa. Ku mwanya wa gatatu, ibyo turya nabyo bigira uruhare rukomeye cyane. Imyunyu ngugu iboneka mu byo turya igira uruhare runini ku mikorere y'umubiri ndetse n'uburyo insoro zikora. Niba wifuza kubyara umuhungu rero ukeneye kurya amafunguro akungahaye kuri potasiyumu, iboneka mu nyama, imineke ndetse n'ibindi. Niba wifuza kubyara umukobwa ukeneye kurya ibikungahaye kuri manyeziyumu. Manyeziyumu rero iboneka mu tubuto duto, soya n'imboga rwatsi ndetse n'ibindi. Ku mwanya wa kane tutarahagera, turakwibutsa wowe uri mushya ko ushobora gukora subscribe, ibyo bikaguhesha amahirwe yo kuzajya ubona ibiganiro byacu mu buryo bukoroheye. Ikindi twakubwira, niba usanganywe natwe, turakwibutsa ko wakanda like niba wakunze iki kiganiro. Reka dukomeze no ku mwanya wa kane, uburyo ukoramo imibonano mpuzabitsina cyangwa se ibyo bakunze kwita pozisiyo zimwe na zimwe, nk'umugabo guturuka inyuma cyangwa umugore ari hejuru, zituma igitsina cy'umugabo cyinjira cyane. Izi pozisiyo rero zongera amahirwe yo kubyara umuhungu kurusha umukobwa. Mu gitsina cy'umugore habarizwamo aside itorohera intanga zitanga umuhungu. Gusa uko ugenda winjira imbere ugana kuri nyababyeyi niko aside igabanuka. Icyo gihe rero igitsina cy'umugabo kikabasha kugera kure, biha amahirwe intanga zivamo umuhungu kunyura ahantu hatari aside nyinshi kandi zikagenda urugendo ruto, bityo amahirwe yo kubyara umuhungu akiyongera.
Mu gihe igitsina cy'umugabo kitagera kure biha amahirwe kwibaruka umukobwa. Intanga zivamo umukobwa zishoboye kunyura nta nkomyi ahantu hari aside nyinshi, zikaba zagera ku ntangangore vuba, mu gihe izitanga umuhungu zapfuye. Ubu ni bumwe mu buryo rero twari twashakashatse tugira ngo tubasobanurire uburyo butandukanye wakoresha mu guhitamo igitsina uzabyara. Turagushimira wowe wabanye natwe, iki kiganiro ni ahangaha tugisubikiye, tukazakomeza ubutaha n'ibindi turimo kubategurira. Turagushimiye.